ndwanga rwose tumenye garasi iminuza wo basu bazumuzane ivaze ati mu byukuri urukundo rwansazije kandi inshuti munyizere ati mugenzi inshuti hari icyaduhuje American Day yaje nka devu ati urukundo mu byukuri rwansazije ati inshuti mumbwire kandi munyizere ati inshuti mu byukuri twahuye kandi twahuye turabasazi biguma n'umujinya abantu mugenzi bagusariye kubera ko nagwa umutima wanjye akira uburibwe bwanjye ati nyumva puriya ati nagwaye umutima wanjye nyumva puriya ati mu byukuri n'urukundo rwansazije ati inshuti munyizere kandi inshuti mu byukuri twahuye bahujwe mugenzi n'ubusazi kabagereho Amerikani marishari wanyu mukunda cyane agahinde DJ Boss kamugiraho cyane DJ Boss uva muri Black Star Studio ndetse na DJ Ed Gasanze nawe kamugiraho cyane DJ Full mugenzi nawe nuko kamugireho ndetse DJ inshuti irwamagana na Sky Mami irwamagana nahindutse umusazi amaso yanjye gihura na yawe asari yahwa asar ati mu byukuri nabubiriye muri wowe nibuze ati nere ndambwe nzimbere ngusanga ati ariko mu byukuri nahindutse umusazi I have became crazy ati priya nyumva naguhaye umutima wanjye ati mu byukuri urukundo rwansazije ati inshuti munyizere ati inshuti mu byukuri urukundo rwaduje twese twasaze kabagereho ndetse mugenzi akunze umukobwa ko kumukundana n'umusore n'umuhesi turabizi cyane cyane abahesi mwese kabagereho aya basika imami kamugereho cyane ariko ntabwo ari ngatuye ntabwo ari umuhesi kazi ndabazi Sky Mami irwamagana mama Ozili chuki nigaho ati kora kwawe kwishi nkubiri y'umuyaga igiye kuza mu maso yanyu wayagarika ati kina wishime ibicu bigiye kuba byatandukana n'ikirere hasigara hari urubururu mu kirere ati isoni zawe ziragaragaza ko mu maso yawe nanusha kwa waseka reka bagereho bambi ati nyumva puriya nagwaye umutima wanjye ati urukundo mu byukuri rwansazije rwanesheje umutwe ati inshuti mu byukuri munyizere cyane urukundo none rwaduhuje inshuti none turi nk'abasazi wijya kure yanjye wirakara abantu babasajije nagwaye umutima wanjye basi twara n'uburibwe bwanjye ati sono nyumva priya nyumva nagwaye umutima wanjye mwibuka umusore ati n'urukundo rwansazije inshuti munyizere basi ibi byose mureba umusore agiye gushyingirwa n'umukobwa witwa Anita Singani akaba ari umukobwa nanone wa Singani nanone agiye kuba yajyanwa muri Bombay bashyingiranwe ariko umusore akaba afata indege yabihinduye mugenzi avuga ati ndafata iy'ubwato nje gusura mugenzi nyogokuru wanjye uri kukirwa kukirwana runaka